Sweetie. Muzite. Ko wikanzu wa kisheri? Nzanzuzi. Byagenze gute? Ndaje. Ufite ikihe kibazo? Ikibazo mfite. Meze neza. Meze neza. Ko ndabaye mwiza. Nibyo se? Neza cyane. Ntabwo mbeshye. Wanyegereza. Nonse fresh. None. Mwiza byadanje. Wamuze none. Abakunze nikuba. Ntabwo nari nzi ko muri karakabara bamwe abakobwa beza nkawe. Yego se? Suko nakubeshya. N'umukobwa wa mbere nzanye ikintu cyumba. Yes. Cyane yaba nagukunze. Nagomba naje muri ghetto yawe kuko ni bwa mbere ibana ndaranye n'umuhungu muri ghetto yawe. Umukobwa nawe bwa mbere nzanye umukobwa muri ghetto kabisa. Yes. None se igitekerezo muhaye cyo gukunda gifata gute? Gisubizo amato. None se nta girlfriend ufite? Ngo maze imyaka ine ndi single. Yose kabisa. Ntabwo ubeshya? Sinaba mubeshya kuko ngomba imari. Ndumva n'umwari byiza. Ni byiza. Kandi gira fresh. What the hell? Manzi! Ariko noneho nabereye wow. Hey, Manzi, wanze kwitaba telefone yanjye. Nico nagwamaga kumwe n'indaya. Indaya ni nyoko. Indaya ni nyoko kandi indaya ziramenyana. Manzi. Wari umaze kumbwira ngo iki? Vuga ndabizi ko uzi kuvuga. Wari umaze kumbwira ngo iki? Kumbe ufite abakobwa benshi. Sohora indaya yawe ugende. Abahungu b'iki gihe mwabaye gute? Nirirwa mudutesha umwana. Subiza. What the fuck? Wa bitch we. Nimba utari ndasura mariki hano. Nako nta n'icyundi we mvugana nawe. Manzi, ni wowe ubundi ibi byose ni nawe. Ubundi nzakora iki kugira ngo ubone ko ngukunda? Unsimbuza indaya n'iki wamburanye? Ntasoni. Wari ubizi neza ngo natwe ngiye guhamagaye narinzi ko wahuye n'ikibazo gikomeye naho ko wari uri muri aya mabi yose. Manzi, wamburanye iki? Ku buryo uyifata ukarana indaya. Ubu se kari ku munsi wa mbere abandi bahungu bari kujya mu kazi wari kubyikira mu ndaya nta soni. Ubu se nibura urabona amafaranga yo kumutegera. Wabyuka nyegera hano. Byuka. Asoni. Manzi bari mbwira. Niki wabuze? Mugena ndi kumwe nawe. Niki wamburanye? Ese undi kuri kunyitaza ndashaka kunyegera. Unsobanurira iki ubwo? Ariko Imana Ngusobanurira. Unsobanurira iki? Ibindi byose nabyumva ariko namubwira. Wava? Wese wahavuye. Itonde. Ngo iki? Ceceka wowe nta mwanya ufite. Ngo nceceke? Unsanza ese ko nakurenza idirishya? Wandenze idirishya? Manzi, nyumva mubwira. Ufite ikihe kibazo? Wincira amarenga ntabwo nzi gukoresha ibimenyetso, ntabwo ndi ikiragi. Mbwira. Nagusobanurira se subizi ko. Ndeberanye nyinshi we. Kuri kuvuga nk'uwitonze kandi nkuzi. Manzi, ndagukarabye isabune n'amazi ndiyunyuguje. Nimero yanjye yisibe, nanjye ndahita nyisiba. Ngaho ndebera ibintu nkoreye kweri. Musore ntunzamurire isukari ahubwo mana tike nitaye. Tike se yahehe mwana. Mereza tike cyangwa unayihwe. Mani mbimbere mani ngaho reba ukuntu ubundi yemeranyije n'umukunzi wanjye. Icyanyu ni ukurongora gusa. Wamase. Umwe tike cyangwa unayihorere. What the fuck?
Uretse kuri ubaye iki? Andrew, ubaye iki? Please mvugisha ubaye iki? Vuye. Mugisha zimbayeho. I'm so sorry. Please calm down. Mbwira ubaye iki? Ndeba amaso. Ubaye iki? Ibintu byambayeho ntabwo ushobora kubyiyumvisha. Agenze gute se? Besto uzi ukuntu manzi n'imbwa yambabaje namamaga telefone yanga kuyifata. I'm sorry, byagenze gute se? Explain. Sorry, byagenze gute? Yeah, man. Sorry, man. Calm down. Homeka to. Byagenze gute ngambwiye. Ni manzi namusanganye n'indaya mu gitanda. Damn. Hako ngeze mbona narazikurabuye man. Narazikurabuye kera to. Nese ntabwo biziko uramujama ntago gukunda. Umfatanye na Kesi for the first time. Ubu ngubu umusanganye cyane. Uramujama ntago gukunda man. Umuspendinga wo mani zawe nta kintu utamukorera man. Uramujama nta kintu akumariye man. Sibyo? Kwama man uramujama ninjishe bro. Sibyo? Nese Besto nkora iki? Ase ngiye ubona gute man? Ngiye maze like 4 years. Erega wowe uri Besto undi ni sheri wanjye turakunda. Ibyo urabizi. Ariko nanjye urabizi ko tutavukana man. Twabipanga nanjye tugakunda. Ase ngiye ubona mwaye he man. Nanjye ntabwo ndi umuhungu mubi man. Sibyo? Angel, please. Calm down. Please. Angel ngande amaso tu. Nanjye wamiriza time man. Wamiriza umwanya ukaba amahirwe pasi nanjye yakwiriye kubona undi sibyo? Ako Mugisha wikora ibintu urabizi kuri Besto. Urakuba ndi Besto ariko nanjye twakundana. Uranzi neza nanjye ndakuzi mu Besto bwanjye sinigeze nkubabaza. Ubutekereza ko nidukundana ariko nzakubabaza man. Ngiye gufata na Besto igihe cyose. Ninje ndabizi turaba Besto ariko nanjye ndagukunda tu. Nanjye ndagukunda. Narabuze uburyo mbikubwira ugikundana n'uriya mujama utazagera wenda ngo muca kwangiza Paul zawe ariko nawe ugenda uyibona tu. Uriya mujama ntago gukunda man. Ntago gukunda. Please, I beg, give me some time. Basi nanjye nkwiyereke tu. Nanjye nkwereke ukuntu mukunda man. Sibyo? Please, Besto, please. Please, give me some time, man. Yeah. So. Besto nta kibazo ariko nizere ko utazambabaza. Never hurt you. Ntabwo ngiye nakubabaza man. Urabizi neza ubuzima bwose twabaye. Ngiye ntabwo nakubabaza man. Ndagukunda. N'undi manzi namaze kumwikuramo byarangiye na nimero nanayisibye. Urakoze kuri chance my angel. Wallahi ntabwo nzakubabaza sibyo? Thank you. Angel rero warusanze nangiye job sibyo? Ariko I will give you some time to the date at night sibyo? Okay. Yeah, thank you. Okay. Umusore akazi kari kabaye kenshi nawe wize aho bose aho yatugegeranye byataye sibyo? Ndabizi nyine ufite akazi kenshi abo sinzi. Meze neza tuwose. Meze neza nyine twishimye. You're looking good baby. Thank you. Meze neza. Utomusi nari mu baby. Cyakoze ariko ndishimye kuri time wabaye n'agaciro n'umwanya wabaye tu
So yasa neza tu. Yishimye urakoze cyane. Thank you. Ko baby ndashaka kugura kandi gakanzu muri mura. Sio? Wallahi. So wakorera twambitse kwese. Yeah. Nawe wambaye neza birenze mana. Are you for real? Good. Yeah, I could be. Anyway, let's be serious too. Wakoze kubw'umwanya wamaye tu mu buzima bwawe kandi nashimye byataye. Nanjye nishimiye nyine buryo yumva hafi nyine nagiye mbabara cyane. Yeah. Wambaye best mwiza. No, I'm not the best. Yeah, for real, babe. Just today, I'm a babe. Yeah. Yeah, meze neza. Okay, let's get the toast. Our life. Asi sweetie, numva cyane kwe. Kabasi gerageze umpa amahirwe yanjye. Sibyo? Ndakwinginze sweetie. Please. Mama amahirwe. Okay. Watuje nyuma n'umwana wanjye. Sibyo? Basi reba mu maso. Ntabwo urimo kubona mu rukundo. Ngamba basi ndakwinginze umpa amahirwe yanjye. Please. Ndagusaba. Ihangane basi. Nyumva. Manzi ndacyamukunda. Nze mu gitondo mbwiye ngo iki se? Ntabwo byanshobokera ko nikura Manzi. Are you for real? Ni ntabwo nkunda se? Bite bimeze gute? Byanjye neza. Nese wibuka nzo gukonga. Mahirwe. Nese byagenze gute? Mana yanjye. Byagenze gute ko wazanye n'umukobwa hano? Mbona mukundana mumeze neza. Byagenze gute? Ameze neza tunaro nameze neza se. Ntabwo meze neza pe. I'm good, yeah. Sorry. Wakikomereza akazi kawe nabi bigiye bijyanye. Oya no kuri ibi ntabwo ari byo. Wanyongera drink se? Oya no kuri kw'Imana. Nese byagenze ute? Yani yo life y'abakobwa man. Nawe maybe uri umwe ntabwo tusibye se. Reka kubuza guko ahubwo ibyiza ndumva wataha ukaruhuka. Ihangane niko bigenda. Ako ukomeza kunywa inzoga uko nguko. Sorry ko nakubwira nabi sibyo se? Bakwita nde? Nitwa Natasha. Natasha umeze neza. Meze neza. Nanjye nitwa Mugisha tu. Nese Mugisha wakihanganye ukareka kunywa inzoga uko nguko. Man, umukobwa agiye nsange mu rugo mu gitondo man. We didn't spend like a day, whole day man. Dukundana umunsi umwe gusa man. Twakundanye mu gitondo kano kanya ubonye ibintu nkoreye mu maso ya man. Abakobwa bose muri kimwe man. Sibyo? Muri kimwe to. Nyine Paul ihangane ariko nyine nawe ntabwo ari kurakara. Umuntu mukundana mu gitondo se ukarakara bingana uko? Gusa biba biguhaye n'isomo. Yeah, n'isomo. Ariko twese ntabwo ariko tumeze. Ariko sorry kuba man utu ibibazo byanjye tusibyo. Oya nta kibazo. Yeah, that's why ibibazo byanjye ntabwo byari ngombwa ko nawe ubimenye sibyo. Yeah. Ariko nongeye kwiyabuza inzoga. It's okay. Ariko njye nabonye uri umwana mwiza tu. Gute se? Yeah, uri umwana mwiza nyine bitewe n'ukuntu like tumyenyekeriza neza niyumva neza kandi numvaga ndishaye byataye. Cyane n'ibyo nashakaga. Can I get your number? Yeah. Thank you. And, sorry, name is? Natasha. Natasha. Nice to meet you, Natasha. Thank you. You're welcome. Can I get another drink? No. Okay. I understand too.
ese manzi uriya mukobwa umuhora ikimwa uyu mukobwa se wa musaza Anje hakuruje Anje urebye nta n'ikintu muhora tu uriya mukobwa icyambere cyo mwiza uriya mukobwa aranagukunda ako naye mwana aho baby nuko abaniga nyine abaniga batajya bumva ariko uriya baby nanjye ndamwemera fo so ufata ndafata ko nani impamvu yo kuginga imwe mwana imwe itera bwazi ariko nanjye inama nakugira inshuti yanjye nuko ari kuhehesa urimo aseba wewe muhese nabreka ariko nawe urabyina ariko reka baby byarananiye wakira byakunaniye bite ase kurimo kongera inama nkaho uri Yesu impamvu mugira inama no kuri inshuti yanjye kandi ngukunda nkwifuriza icyiza cyangwa kubondera ibintu biri gukora hariya surabiyo ahubwo wowe mukanya icyanzi kigiye kumbwira mu bro reba kino cyane ndafata sigudos tabona ari fresh kigiye kumbwiramo ahubwo wowe comoka izi sasa hivi ndumva utangiye kuzana ibintu by'amagambo menshi cyane ubu hanga cyane kitaza cyane kusanga nanga waki nyamara bacu umugani bakavuga ngo akabaye icikondo ni koga iyo ni imigani imana ijibana byanga sufata se ahubwo wevamo cyane kitaza cyane gusanga anga Sabro nakugiraga inama izo nama nyine nazumvisha ariko nyine twakunda kakageze sufata ndafata umfasha wevamo wenda aza gukorabura kuri ko cyo Ese si cyane maze wabaikeza kuri Always. Esho sababu kuna mukunda bya ndani Baby. Sure. Baby, I love you too. cyane mukumbe bya oji kabisa Baby, nani mukumbe. kuberuka kwisukisha bya ibora mu mbese Songe kusana mani yanga ahubwo. Umeze gute takumbwira. sawe mu muto ni hari umunsi kwa kangahe Today maybe ni kwa gatatu. Kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu tuzabona hari ibindi gukora. Sure. I love you baby. Thanks. Ukunda cyane. I love you too. Nisoje no kwitubira. Hey. Ni hano mu ntambwe ebyiri zonyine. Niza surprise zojingarira. Subiye se. Igo. Kugenda njya batungura rimwe na rimwe. Okay. Hari ikibazo? Ntacyo bari. Baby. Ushaka njya kubwira baby. Kambwira nta kibazo. Ushaka tumaze nzumuriro ngaho. Sinakubwiye kwe. Okay baby, ndaguhamagara nagumvugisha. Subize ko mbari ku kazi. Ku buryo mu masaha yose umbura n'isaha imwe kumvugisha. Okay, nari noneho yose reka akazi noneho nzi tu. Oya, akazi ntabwo kareka gusa. Akazi ntabwo uri bukareke baby gusa uramu umwanya basi umenisengera. Saa imwe wagwatanze. Kambwira umwe. Meka. Ndashaka umwe. Ndashaka umwe meka. Akaranga umwereke. Baby. Yo. Meka rero. Ndashaka umwe kabyonye. Oya. Nego. Habo ngiye gute. Oya, utangashazi. Asubona ndana gute. Ayo byariyongereye. Aya. Manzi, gay. What the fuck? Bigo muzite. Manzi ufite ikihe kibazo? Ikibazo afite ariko. Ubundi bakoze ingutiya. Manzi imico ya kangahe. Manzi uruzi. We ubushize gusanga mu buriri. Twavuga umva we nkunye. Uyu ni madam nkunye. Ntabasigiso mu mwese. Abahereza isomo. Ubushize gusanga mu buriri kumwe n'indaya wambwiye. Indaya mbi. Subiramo. We wabuze umubare waho ugezeho. Fime apa umfa. Atagira naho. Nyine mwitonde babikoze. Undi mubiri ikibazo. Ubundi mve n'imbere. Manzi. Urabura iki kugira ngo ubwenge bwawe bukore neza? Nta kintu ubura. Iyi ndani yakangaye. Niki niba atari ndani iki? Uyu ni boyfriend wanjye. Boyfriend wawe. Boyfriend wanjye tumara igihe kinini wayo uri kunyita indaya njyewe. Ufite girlfriend zingahe? Ngenda ahangaha ibi nibyo uri kuba ngaha. Manzi mbwira ibintu biri kubera hano. Manzi nzakwica njye kwirega. Ncira umugabo. Umva ubundi warankwenda. Baby what happened? Nza n'imbere ntunankore. Mbuze ikintu ngo mpaze ubundi hanyuma ngende. Manzi ujya kuzanturaguza amashashi. Baby ni
kuba kiri gutsobora yagiye gutsobora mbere ukagenda. Manzi, nyumva neza. Nubwo mbere ngiye kumbana mu maso yawe, naguhaye umutima wanjye ubukina nk'agapira. Nimeye gukingura amarembo y'umutima wanjye, ntiwabona ko akinguye. Iyo habagaho gereza y'urukundo, nakagufungishije urufunguzo nkarita muri tuwarete. Ndagukarabye mu buzima bwanjye, unyibagirwa nuko nanjye nkwibagiwe. Birarangiye. Shonye nura mukobwa ndashe. Amikoro byadanje naramwiyamiye agakunda. Sure. Yesu bizi karimo. Umva umupira wanshinze. Ndekura ntabwo ari njye wakubwiye ngo bindara. Ntabwo ari njye wakubwiye. Ubundi nakabonye birirwa bavuga ngo abahungu b'amagweje, namwe mumagweje tuziranye. Uzi mubwira ikindi. Nsohokera hangana nararakara. Utaranzamura isukari vuba vuba. Listen, really what is our wedding? Ntawandikiye. Time day nawe urabyishe babe. Ntabwo kono kano kari kuki. Oya. Ese mani nkaho wayifata ugaca. Tega wedding is our wedding. Okay, dore uyu nguyu ni wowe urabona. Just dore inka dore kino kiboro. Alright babe, just look in the thing. Uransetse man, uransetse. Uransetse shuri. Oya babe, umvise kumuza inka iki? Okay, kino ni cya kiboro cy'ikibi. Harya ni ikibindi. Cya kiboro bashyira mu mata. Ikibindi. Ijage. Kuvugira kwa duraka bugira bayita inkongoro ya like inkongoro. Ntabwo yize. Ntabwo yize muri secondaire no muri primaire mu Kinyarwanda. Yevuse, ni Kinyarwanda cya kera. Ase sheri. Bakamwereka noneho se iyo inka ziri hano sibyo hano hari amazi. Nyine ko kandi bavuga ngo gushora inka sibyo hano hari amazi hano bayita ngwiki. Inka. Amazi. Uyu mu kibumbiro. Yeah, like ndetse ndagara nigeze nyikati kintu ndumva nyiza ariko nayisi nyibagirwa kano kanya to. Nese ndamuzite. Neze bomb. Mu Kinyarwanda wowe umva ndi ubwo mu rugo ni harya ni. Karibu. Karibu. You're looking amazing today. Bitte. Gisha. Ansubije. Kwindutse. Suzini wanjye. Suzini wana kibazo. Meze neza. Ya, meze neza ko cyanga. Ni best sandwich. Oh, really? Besto mai? Jena no any more besto. Sibyo? Try to be kind. Hey, wait a moment. Would you please get your fuck out of here? Oh yeah, mvira anga hamani. Oh no, babe, please calm down. Sibyo? No. Besto for what, man? Mfite ubundi buzima ngenda natangiye, sibyo? No, mfite ubundi buzima natangiye, man, sibyo? Ntabwo ndi kumwe nawe na nubwo nkuzi today. Just leave me. Leave me alone, man. Just genda man. Don't touch me, man. Muka, wikwivanga muri ibi bintu ndakwingiza. Ndakwingiza wikwivanga muri ibi bintu, sibyo? Tureke oya byihorere. Serve? Are you fucking serious, Serve, man? She make me start a new life, man. Udahari wowe nguri besto wanjye, just umbesha urukundo for one day. Nanubwo ari n'umunsi umwe, man. Amasaha, man. Wowe.
wowe man please ongera umuhamagare kabiri ndagukubita man ndiranga ndavuze ngo vanga anje na kintu kimwe cyawe nibuka nubwo nibuka ko nigeze kumenya mu buzima bwanjye sibyo just wowe igendere just natangiye ubuzima bushyashya sibyo okay now I'm happy sibyo subuka nimeze neza ngaho ndiranga agenda sibyo so I try to go away man sibyo Yes baby ese baby wona nago uyu mukobwa nawe ndi watsize mu kabari man niwo umukobwa twazanye yambaye yakanzu ongera umuberere mwe kusuka umutima utu ari for real jewe man nujye nuko nkora ibiganza byawe tu sibyo nujye kunguza ibiganza byawe ndakwiyamye sibyo mvira mu buzima ndakariza umukunzi ndakwinginze baby calm down sibyo calm down wamusize relax sibyo umva wasanga wa wundi hago sinzi n'impamvu umenye hano hantu basi reka mubere basi iki mubere umutima wanjye ahubwo mwibona wanashiritse n'isoni man wowe washiritse isoni uranyumvira ariko abakobwa b'iki gihe mwabaye vanga genda umuserive watu umuserive no mo toka genda vanga basi bitch kukivuye ese muracyavugana meza fone yanjye ase baby na fone yawe asubu bunye ambonye hano sana fone yawe wasanga murangiye hano akira neza fone yawe reka nsubire mu rufunguzo akira wasanga mukivugana wenda ari byo asura atekereza ko njyewe nakubwo njyewe reba ibintu yankoreye hari hano urubona njyewe ngo twavuga hari ubundi buzima twabonamo muri ubu buzima kabakobwa iyo nsanga muvugana n'undi munsi ntakagira umuntu ukumenyera mayishanga basi ngo wamare kumbaye utazi ko ubuzima bwahindutse shaberi kamubwiye amezi 3 ni menshi tuzakundana kugira ngo bari wose bazabimenya umuseriveri waminduriye ubuzima baby ntabwo uri umuseriveri sibyo usiko nambabaje meye nari mva kabisa